kuko byanga byakunda urumva mu gihe cya kera bafataga wa mwana bakawumurikira ibigirwamana ubundi bivuga mu mazina yombi ibyangombe ni ukubandwa ni iki n'aba bose ni ibyo bitazanya bingizo ngizo kuko buriya no mu mazu ya biriya bintu bigirwamana bagiragamo n'uruhimbi buri batereka ibintu bitandukanye byinshi bajyana ibyo kurya bajyana hari garuka bituzaho uziga ntukora akazi uzapfakara hari nk'imiryango imwe usanga bose bagomba basenya ingo ariko bagapfakara bose kubera iki baterekera icyo bita umuzima w'umugwagasi aho bita umuzima w'umugwagasi bita ngo rukara rukubarukira n'ibintu birebire barimo n'ibintu byo kwambika abantu intamyi ni sinzi buriya ibyo bakoraga biro bitugira ingaruka mu buryo bw'iterambere mu burwayi bwa buri munsi mu buzima bwa kera bisaba ko umuntu wamaze gukizwa n'iyi ngingo atagombye kwiyibagiza kuko ibintu barabyibonaho aribonaho izo ndwara zidashira aribonaho ubwo bukene aribonaho kudahinduka aribonaho igikundiro mu kanya kakibura ibyo rero bitugiraho ingaruka nk'abantu ugasanga baheze mu masengesho batangiye no kwinubira Imana bakumva ko ari inama bahemukiye kumbi bya bindi barahiye n'indahiro n'ibyo batambye turimo turabyishyuzwa njye nta makuru dufite nuko bya bitambo batangaga nawe ugomba kubitanga kugira ngo urinde akazi kawe urinde imibereho yawe urinde urugo rwawe urinde abana bawe uteganyiriza hazaza nk'uko twese tutiyambuye mu buryo bw'umwuka wera twiyambuye ibisekuru byacu mu buryo bw'umwuka wera ariko mu buryo busanzwe simbura kwitwa umwana wa papa ariko imihango ye n'ibyo yakoze. Ibihe byiza kubakurikiwe ubumwe bw'abera ministries turabashuhuje aho muherereye hose yaba bari mu gihugu cy'u Rwanda yaba bari hanze turabasuhuje kandi amahoro y'Imana abane namwe. Twagarutse kandi muri cya kiganiro cyiza tumaze iminsi tubagezaho aho turi kuvuga ku mivumo tuvuga kuri karande tuvuga ku bicaniro ndetse n'ibindi byinshi bigiye biboshye abakristo muri rusange. Uno munsi twongeye kugirwa umugisha wo kubona umushumba Reverend Nambabazi aho agiye kutuganiriza n'ubundi kuri icyo kiganiro tumaze iminsi dukora tukibutsa abantu ko turi mu masengesho y'iminsi 60 mu masengesho agamije gusandaza ibicaniro gukuraho karande ndetse no gusenya ibicaniro aho tugeze ku munago y'iminsi myinshi ariko amasengesho ari muri progress. Ikindi kandi ushobora kujoininga WhatsApp group ari nako kujoininga ayo masengesho uciye kuri link iri hasi ndetse no muri section iri aho hasi aho muri description section aho ushobora gusanga mu link ugakirikaho ugahita kujyana directly muri WhatsApp group. Kuri uyu munsi rero twongeye kugira amahirwe yo kwakira umushumba. Mwaramutse mushumba? Mwaramutse cyane mwaramutse. Uyu munsi murumva mumeze mute? Kuri uyu munsi wa 40 numva turi mu masengesho meze neza nguwe neza ndashima Imana ndumva meze neza. Uretse kuba ibi biganiro turi gukora wenda abantu turi kubona nawe kwicana cyane ku ruhande rwawe hari abari kuguhamagara ngo bafashe hari feedback imeze gute? Birumvikana kubera ko yenda mfite abantu benshi rubuga umwe bagiye biyandikisha nakubwiraga yego barahamagara kwera ko niho amasengesho uri twashyize ku gicaniro kiremereye yego ari nayo mpamvu basigabana nk'ikiganiro gisiba rimwe muri kikaza ariko turakomeje amasengesho barahamagara nagira ngo nshimire abagabo batatu tumaze kumuhamagara bari mu gihugu runaka n'abo mu Rwanda rwagati no twagiye tunasura kandi Imana irakora imirimo idasanzwe. Usibye se abahamagara abantu bari gusobanukirwa imivumo na karande hari abantu confusion batangiye kubyumva noneho neza nyirizina no kubisobanura ko tuba dushingiye ku byanditswe byera ntago babura kubyumva
buriya ikintu cyose kitumvikana n'ikintu udafitiye support document cyangwa se ashobora kuvuga ikintu kigaragaza umwana, kuko buriya ubuzima bw'abakristo n'abandi bantu basenga n'abadasenga cyangwa n'abandi benshi burya ibishingiye kuri Bibiliya. So rero iyo umubwiye ibintu yanasoma ukamwereka n'imirongo arushaho kumva bya bindi. Ikindi cya kabiri ni uko ibyo tuvuga byisangamo abinabirimo, yabishaka atabishaka byisangamo, so akabona hari ingaruka zabyo, akabona bimubayeho, yego, noneho bigatuma ashaka kumenya ko birambuye. Mu minsi ishize ngira ngo tumaze kubikoraho igihe kirekire, nubwo atari kirekire cyane, mwatubwiye ku bicaniro, mutubwira kuri ba sogokuruza ibyirwamana bagiye batambiye ibitambo bitandukanye bitewe no kutamenya cyangwa se bitewe n'Imana babonaga aho ngaho bari basobanukiye, bari bazi, ntabwo twabarenganya. So ariko tugiye muri history y'Abanyayisiraheli, bwo nagira ngo baze bwo watubwiye ko byari kuba ari byiza ko iyo basogokuruza bacu baza kudutambira ibitambo kugira ngo byibuza iki gihe turimo ubu ngubu tube tugendera ku bitambo badutambiye. Ese ibyo bintu byo gutamba ngira ngo ni sinzi ko ibyo bitambo byitwa ariko ngira ngo ni ibitambo hajya guteganyiriza abana cyangwa se iki. So tugendeye kuri history ya Israel, ibyo bitambo byatambwaga gute, byari bimeze gute? Ese ibyo byo ni ibiki? Ni iki cyakwiye kuba cyarakozwe kitakozwe? Urakoze cyane. Imana iguhe umugisha kuri uyu munsi tugezeho tuganira ku ijambo ry'Imana, tureba n'ibijyanye n'ibitambo ndetse no gutamba. Ubundi mu kiganiro cy'ubushize twagaragaje neza ko ababyeyi bacu ba kera bagiye batumurikira ibigirwamana byabo, indagu, kubandwa, guterekera, baduca indasago byinshi cyane. No mu Bayisiraheli naho aho twabonye ku kiganiro cy'ubushize twavuze ngo iyo ababyeyi baza kuduteganyiriza ntabwo tuziwe n'ingorane duhura nazo uyu munsi wa none, ngo turi mu ngorane nyinshi. Mu Bisiraheli naho ntekereza ko numva ashaka kwerekana yenda uko byakorwaga n'uburyo bwinshi butandukanye, nubwo igicaniro cyabaga ari kimwe hakasigaraho kimwe, bikaba ibicaniro byari byasigaye bihari, ariko uburyo abantu batambaga byaga bitandukanye. Bityo rero nkagira ngo abadukurikiye bari kunyumva yuko twavuga ibintu byinshi. Bijya mu gicaniro cy'iterambere harimo ibintu byinshi, harimo ubuhinzi, harimo inka, harimo korora, ibyo byose barabihura, kandi icyungutse cyose bakagenda kugitangira ituro ry'umuganura mu nzu y'Imana. Ngira ngo nabyuko bimeze kera yasabye Imana, yaba urutoki, yaba inzu, ikintu cyose yagiye asaba Imana, yarangiza akajya kubitangiramo byaturo ry'ikibano cy'indango ni ikimazi. Yego, sibyo, no akabitanga mu byaturo. Noneho hakaza nicyo twita kurindwa, ibitambo byo kwagiye mu ntambara, ibitambo byo kubatabaruka amahoro, ibitambo byo gukora ibintu byose. Ariko ngira ngo cyo twe turi bwibande uyu munsi wa none ni igiki ababyeyi bacu bagombye kuba barakoze. Hano ntekereza iyo ijambo ry'Imana, ndashaka urugero ku bantu babiri yenda mbere kumbera ko njya ku ijambo ry'Imana. Ndashaka ko dutekereza ku muntu witwa Aburahamu ndetse n'umwana w'umuswi witwa Yakobo, cyo twita ngo guteganyiriza abana, guteganyiriza ahazaza. Kuko urumva Imana imaze guhamagara Aburahamu, yaramubwiye ngo nave muri Uri y'Abakaludaya. By'ukuri nibanze babyibaza, amubwira ngo siga sonanye usige n'igihugu byose ujye mu gihugu nzakwereka. Kubera ko Isatera yakoraga ibigirwamana. Aha niho bakwiye kumenya izo mbaraga. Noneho Imana imuhamagaye, yahise ashyira igicaniro cya mbere cyo gushima Imana. Imana imuhamagaye imukuye muri icyo gihugu, yamugize sekuru zinduye amateka. Haba kumva kubumva neza cyane. Buriya nubwo tugira inkurikizi byo mu muryango yadukurikira, kugirwamana ko ajya guhunga nta kirwamana yajyana n'umunsi barimo. Tandukanye n'icyo Rasheli yitwaje akakicara hejuru akabeshya ngo ntacyo afite mu mihango, bikamuviramo guhita apfa ari kubyara umwana wa kabiri. Noneho akimara gutaba igicaniro cya mbere akiva aho ngaho muri Uri y'Abakaludaya, yaje kugera ku musozi wa Beteli, ni ibice 12 ubundi. Ahageze ni hafi y'umusozi wa Ayi, ngira ngo abajya Misiri barimo barahumva Beteli na Ayi, ni munsi Beteli irahari. Ariko umusozi kera witwaga
ruzi ntabwo bitwa ngo ntabwo wari Beteli umusozi. Bivuze rero ngo ahageze ashyiraho igicaniro atambira Imana kuri uwo musozi. Yenda ndaza gusoma ijambo yakoze kuhabona. Amaze gutamba ibitambo byabaye ngombwa ko ava mu buzima nk'uko twese twarafatwa tukavaho tukarangira burundu tugapfa. Noneho umwuzukuru we witwa Yakobo ubwo yari ahunze, mukuru we Esawu wahunze n'abantu kubera byari byabaye, ariko ngo agere kuri wa musozi kubera ko sekuru yatambye ibitambo we nta makuru afite, akiharyama cya gicaniro yashyizeho, akiharyama arahirirwa araharara, ngo ariko mu gitondo yiseguye ibuye ngo Imana iramusanga iramubwira ngo ndi Imana ya so Isaka. Ese aho hantu yaharaye abizi ko ariho se yatangiye? Nabyo yarazi. Rega niyo muturwaniriza nazi burya papa we yaguteganyirije mu Mana akabakorera Imana. N'igisi bavuga ngo ndi Imana ya runaka so wawe. Kuko none Imana yamubwiye ngo ndi Imana ya ntabwo ndi Imana ya Yahoya, ndi Imana ya so Isaka, ndi Imana ya so Aburahamu. Iki gihugu ryamimo nzakiguha. Urumva ko yarateganije we agenda ashyiraho igicaniro. Yego. Asenga Imana. Umusaza arikomereza ko yese ntiyanatinze. Ngo yese agenda yerekeje umusozi wa Negebu. Namagambo ushobora gusanga mu bice hafi 12 murongo hafi wa 10 na kangahe na reka marebe ko tuhasome ko ni byiza ko abakurikiranye umwe bw'abera ministries bajya bamenya neza ko tuvuga ari ijambo ry'Imana ryanditse, atari ibitekerezo umuntu apfa kuzana. Yego. Bisaba ko abantu basoma umuntu akabyumva ko mu bintu nabonye badukurikiraho cyane nuko tubabwira amagambo agaragara bakayumvira. Turayasanga rero mu itangiro 12 ku murongo waho w'umunani. Avayo ajya ku musozi w'iruhande rw'iburasirazuba rw'i Beteli, abamba ihema rye. Beteli ni iruhande rw'iburasirazuba. Twihuta muri biriya dutambuka tukagera hano ku bice 28 mu itangiriro. Yego. Bice 28 mu itangiriro. Tukagera ku murongo w'10 ngo Yakobo ava i Berisheba agenda yerekeje Harani, agera ahantu araharara buracya kuko izuba ryari rirenze, yenda ibuye mu mabuye yaho araryisegura, aryamaho arasinzira, arota abona urwego rushinzwe hasi rukagera hejuru mu ijuru, n'abamarayika b'Imana bamanukiragaho bakamanukiraho, kandi Uwiteka yarahagaze hejuru y'urwo rwego aramubwira ati ndi Uwiteka Imana ya sogokuruza Aburahamu, Imana ya Isaka, iki gihugu uryamyemo nzakiguha ubwawe n'urubyaro rwawe, n'ibindi byinshi cyane amubwiye twihuse cyane, anamubwira ngo ntizamusiga ntizamuhana. Rero ku kiganiro rumbaje kiza ku kibazo kirekire nagira ngo tuse nk'abasasira ngo babyumve. Yego. Uruhare rw'umubyeyi mu kwirukana imivumo uruhare rw'ababyeyi mu kwirukana karande no kwinjiza karande mu mwana. Naho nashaka gusobanura. Yasinze cyo bakunza kumbaza. N'ubundi ni icyo ngicyo nabajishe. Ni uruhare rw'umubyeyi. Urumva twega ababyeyi bacu batubyaye ntibigeze baduteganyiriza ku Mana. Yego. Ariko uyu musaza Aburahamu ndetse anabikora ataranabyara n'umwana n'umwe. Ageze ku musozi hafi ya Beteli na Ayi hose arahicara, ngo ariko ngo arabamba amahema ngo arangije bakigicaniro yambaza Uwiteka asenga Imana. Amaze gusenga Imana umusaza mvagera ugapfuye ko yapfuye Isaka ataranabyara, wese akabyatinze, aho amaze umbira nawe isabye yatinze n'umuhungu nawe byatinze. Ariko habyaye urumva Yakobo mu myaka mikuru ari guhunga yirukanka aza kugeraho Aburahamu yashyize igicaniro. Ngo yarahasengeye. Umwana we aharaye iryo joro gusa. Arirukanka arahunze, hanze hari induru, harurusaho ku buzima bwe, ariko ko umubyeyi we yagize uruhare rwiza, sekuruza wabo, rwo gukura uvumo ku muryango. Ko yitandukanye na Tera, yitandukanye n'abo muryango, ava no mu gihugu cyabo mu buryo busanzwe bw'umubiri, bityo ajya kubana n'Imana by'isezerano. Arangije ashyiraho igicaniro. Yego.
agishyizeho cyaje kugirira akamaro umwuzukuru we kuko ahageze aharaye arahirwa ngo nijoro yifatiwe muri ayo mabuye igihe tuzaganira ubutaha ngo akiryisegura ngo abone urwego rumanuka rugera ku ijuru ngo abamarayika bamanuka bazamuka ngo Imana iri hejuru amubwira ngo ndi Uwiteka Imana ya sokuruza Aburahamu. Urumva ku musozi yatambyeho ni naho umwana ageze, amaze kuhagera Imana imwibwira mu isura itamubwiye ngo ndi Imana ya Yakobo, oya, yamubwiye ngo ndi Imana ya sokuruza Aburahamu, ndi Imana ya so Isaka. Iki gihugu uryamyemo nzakiguha. Ibi mubwiye ameze gute? Yari ari mu kaga, yari ari mu ngorane, yari arimo yirukanka, yari ahunze agenda yirukanka, ariko ngo aryama hose yasize amuteganyirije, aho yasenze akigendera, aho yamurika Imana abantu biwe, Imana iramusanga imubwira muri iryo zina. Ivuze iki rero? Niba iwanyu barakumurikiye abadayimoni, niba iwanyu barakumurikiye za mandwa twabonye n'icyo bakakubandisha, nawe wajya kuryama ahantu ukabura sapoti n'imwe, kubera ati ndi Imana ya so undi kwa kundi yivuga. Urumva guteganyiriza kwiza k'umubyeyi kwatumye mu makuba n'ibyago umwana agendamo ahurira n'ijwi ry'Imana. Niho nashaka ko tugera, kuko natwe mu Rwanda byarakozwe, ariko ntabwo byatambiwe Imana rurema. Hari ibindi bigirwamana byatambiwe, aribyo bidutera ibibazo. Baduteganyiriza ko baduteganyiriza nabi, aribyo biri kuzana ibibazo. Ibyo byo bivuga iki? Kuko n'ubundi byarakozwe no mu Rwanda. Ni iki bakwiye kuba barakoze no habacu? Icyambere bagombye kuba baratumurikiye Imana, baratega uko umuntu ateganya amashuri y'umwana, uko uteganya kuzamwubakira, wagombye no kumuteganya umukuraho imivumo, kuko byanga byakunda. Urumva mu gihe cya kera bafataga wa mwana bakabumurikira ibigirwamana, ubundi bivuga mu mazina yombi, iryangombe, ni ukubandwa, ni iki, ni aba bose, ni ibyo bitazanya bingizo ngizo, kuko buriya no mu mazu ya biriya bintu bigirwamana bagiragamo n'uruhimbi burya. Batereka ibintu bitandukanye byinshi, bajyana ibyo kurya bajyana hariya. Noneho twebwe byatugizeho ingaruka uyu munsi wa none, ndetse no ku gihugu no ku bantu n'ubwite n'abagenda babaho, kuko tutabonye umwanya ngo badata mu byo bateganyamo, bateganya no gukuraho karande ku bantu. Vangu uyu munsi bitinwa bitubaho byose ni ingaruka z'uko iki kintu kitatekerejwe ngo bagikore, ariko ntitwabarenganya. Urumva rero biragoye. Hatumurikiye bajya bamurika abantu banyabingi, bamurikira abandi bantu, bajya mu bapfumu, banywesha abantu amazi. Hari umuntu twaganira arambwira ngo yubatse inzu ye ngo mbere yo kuyitaha abanza kuzana umupfumu. Nukuri ngazana umupfumu ngo azayitera imiti n'iki. Urambwira ko iyo nzu yagira nk'amahoro gutse, niba yayiteye imiti bisaba ko buri gihe agomba kurenovera bakongera gutera imiti muri ya nzu yiwe. Urumva icyo gihe afashe inzu ye yijurije, ariko ayimurikiye ibigirwamana. Birya rero bizahora bikwa akamatu. Urumva wa mwana uzavukira muri ya nzu, ubwabo ko uzakorera muri ya nzu wanje gutera imiti, ugira ngo bizabyara icyaho ngaho, kandi uwo mwana ntiyabitekereza. Hari ababyeyi bamaze kubitekereza. Hariho n'abazana babaka amazu, ugirwamana bakajya kubanza kusambaniramo n'undi mukobwa runaka azone kuza mu ndi mugore. Urumva kuko byo ni ibikorwa by'umwijima, ariko bisa n'iby'umucyo. Urumva rero uruhare rw'umubyeyi bagombye kuba, ariko ntibari babizi. Urabyumva, baratweretse Imana, bakadusengera uko baduteganyiriza ibiryo, uko baduteganyiriza imyambaro, uko baduteganyiriza amafaranga, uko baduteganyiriza ibyo tuzakora, bakanateganya ko tugomba kuba twubaha Imana mu buzima. None se ikindi kibazo umuntu yakwibaza, kuba twaranze ibigirwamana by'abasogokuruza tukabyanga, kandi barabikoreye banabitambiye, ariko twe tukabyanga tukayoboka Imana rurema, ni ibihe bibazo byo bizadutera? Ikibazo cya mbere, twayobotse Imana twemera ko Imana ishoboye, ariko hari ibyo twakorewe. Hari indahiro badata barahiye, hari ibindi bintu twakorewe mu muryango, kandi twabonye neza mu itangira yuko igicaniro cyakuwe hari ikibyaha gusa, ko cyaramenetse muri kinyiza rero batabukamo kabiri, Kristo ayituhamba birarangira. Riri ingaruka bituzaho nimwe twavuze na muri cyagiye cya mbere, nuko mu makuba n'akaga tutabona ya support. Kuko
kuko urumva imana yacu dusenga ni imana y'inyamahoro, kandi ni n'imana ifite ukuntu ibana n'abantu bayo. Burya imana ntikunda gufosinga umuntu, ntikunda no gushyiramo imbaraga no kubyumvamo. Turasenga, turakijijwe, twarabatijwe, ariko abantu nongere mbagarukire muri bino bintu. Karande n'imivumo ntiyakubuza gukizwa, ahubwo ikintu ibuza ni iterambere, ni ukurama, ni ubuzima, ni icyerekezo, ni ukugira impinduka mu buzima bwawe bukujyana mu iterambere. Kandi finally uko ugenda urushaho kudatera imbere, babizi nk'urugero, ni nako urushaho kugenda ubabara mu mutima, ukagira kwiganyira muri wowe. Icyo rero bimaze kwiganyira muri wowe, nta kindi kintu bikuza, nuko uba utangiye kwinjira mu bihombo, birumvikana. Numva ngo ingaruka bitugiraho ndakubwira nk'eshatu zikomeye. Buriya tugana ikindi kiganiro aho ngo amazi y'Iyeriko yaruraga, nitugera mu bintu by'imivumo, kuko turacyari muri karande. Turacyari muri karande, ntabwo turanye mu mivumo ngo tuyivugeho neza. Numva uko ingaruka bituzaho, uziga ntukora akazi, uzapfakara. Hari nk'imiryango imwe usanga bose bagomba ntibasenya ingo, ariko bagapfakara bose. Kubera iki? Baterekera icyo bita umuzima w'umugwagasi. Abo bita umuzima w'umugwagasi, abo bita ngo rukara rukumanukira, n'ibintu birebire barimo n'ibintu byo kwambika abantu intamyi, ni sinzi buriya nibyo bakoraga. Biro bitugira ingaruka mu buryo bw'iterambere, mu burwayi bwa buri munsi, mu buzima bwa kera. Bisaba ko umuntu wamaze gukizwa n'iyi ngingo atagombye kwiyibagiza, kuko ibintu barabyibonaho. Aribonaho izo ndwara zidashira, aribonaho ubwo bukene, aribonaho kudahinduka, aribonaho igikundiro mu kanya kakibura. Ibyo rero bitugiraho ingaruka, nk'abantu ugasanga baheze mu masengesho, batangiye no kwinubira Imana, bakumva ko ari inama bahemukiye. Kumbi bya bindi barahiye n'indahiro n'ibyo batambye turimo turabyishyuzwa mu gihe nta makuru dufite. Aho tubonye ko Aburahamu we yagiye agashyiraho igicaniro kuri uwo musozi, umwana we ahageze ari wenyine, nta nyina, nta se, nta muvandimwe, nta wundi uhari, akisegura ibisobanura Kristo. Imana ngo nduwiteka Imana sokuruza. Urumva deja hamwe yarageze agowe, Imana izikora intervention, kuko Aburahamu yitandukanije ibyigomba bya Setera. Abyitandukanijeho atangira kubaka generation. Buriya abantu bakurikira Bibiliya ntabwo nubwo tuvuga ngo twaturutse kuri Adamu, ariko niwe Aburahamu Imana yafashe itangizaho umuryango wa Isiraheli, inatangira kuvuga ngo sekuruza w'amahanga yose. Urumva we asa nkaho uzumva no muri Bibiliya ntabwo tuvuga Tera cyane, ni Aburahamu. Babyumva ateganyiriza abana, ashyiraho igicaniro, wa mwana ageze aho ingorane ziri, Imana ikora intervention. Kubera iki? Ise sekuru yubahaga Imana, kandi yamaze kutamenya n'ibicaniro byose, amaze kutamenya n'ibyo byose bagomba kubimutera. Kwenda kugera ku musozo, nagira ngo mbariza abakurikiye ubumwe bw'abera ministries. Ubundi wakomeje kutubwira ko ibigirwamana cyangwa se iyo myuka y'abakurambere ya kera ikiri kwishyuza ubu ngubu. Nkibaza ubwo bubasha bwo kuba ayo masezerano bagenda abakurambere arenga, akaza akakwishyuza, akajyana n'aho gutwara ibintu byawe, akajyana n'aho agutera ibibazo mu buzima bwawe. Ubwo bubasha iyo myuka mibi bikura he? Cyangwa se kuki Imana yo ibyemera bikagira ububasha ku buzima bwacu, kandi nyamara byarabaye kera? Urakoze cyane ku badukurikiye ku bumwe bw'abera ministries. Turavuga ngo Imana ibaduhera umugisha, nk'uko yavuze, mukomeza mukora comment, mukora share. Turabakunda cyane, muri abantu bacu, dusuhuza abandi bakurikirana ibiganiro. By'ukuri turanza twibaza, ese koko Imana nta mbaraga ifite zo gukuraho ibyo bintu? Ubundi kuki Imana ireka Satani akagenza gutya abantu bayo? Ibi yaravuze, leta cyangwa se yaravuze ngo ubwoko bwanjye buze kutagira ubwenge. Urumva? Yego. Kandi mu kutekwa kandi mu kubara havuga ngo, mu kubarangira ngo ni nko mu kubara havuga ngo dore shyize imbere ibibi n'ibyiza. Yego. Hamwe ibyiza ubone ko. Kuko burya Imana ni Imana y'umudendezo. Ikindi ugomba kumenya ko birivuga ngo iyi si itegekwa na Satani.
mu maboko ya Satani. Nkuko Pawulo yabwiye Abefeso mu bice bigira ngo 6:10 ngo ntiturwana n'abantu, ahubwo turwana n'imyuka mibi ifite imbaraga n'ubushobozi ikorera mu kirere. So rero imivumo na karande n'indahiro bakoreshaga bya bigirwamana automatically bitabyihuza na za mbaraga mbi ziturwanya. Sinzi niba kubyumva. Nimo ndabyumva. N'amagambo yanditse muri Bibiliya burya nicyo navuze ko twege kuri ubumwe bw'abera ministries tugomba kwirinda gukoresha gusubizisha tweje amarangamutima yacu, ahubwo turebe warabashye birivuga iki kuri kino kintu. Bibiliya ire kivuga hiki. Nuvuga ngo Paulo yandikira Abefeso ni ibice 6 ngira ngo henshi baranahazi bakunda gusoma Bibiliya, ndumva ashaka ko akantu bakumva cyane ko Imana yampishuriye ko abantu benshi badakunda gusoma Bibiliya. Barubizi. Nayo ni umuvumo, nayo ni karande. Ibaze kugendana n'ibigukiza ariko ntubimenye. None se bituvuga tubikura si muri Bibiliya. Imana yampishuriye ko abantu batunze Bibiliya batayisoma, ahubwo yishakira ahantu ngo nzaza mbigenze neza, nzagutabara, inkubitiye abagome. Ugasanga n'uturongo abantu bubatseho, ariko Bibiliya ni fondation. Bibiliya ni umusingi w'umuntu wese. Reka turebe ko bavuga hano mu Efeso gusa ikibazo cyawe, ibice 6 uhereye ku murongo w'10 haravuga ngo ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Murabyumva ariko buriya kuko tudakirana n'abafite umubiri amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka b'isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu kirere. Nuko rero twari intwaro zose. Sinzi iyi verse kuri kuyumva, Paulo yasobanuye ibintu neza cyane. Aravuga ngo mwambari intwaro ni ibice 6 umurongo wenda wa 10, ibisigaye mukomerera mu mwami wacu n'imbaraga z'ubushobozi bwiwe, mwambari intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Umvano ngo kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka b'isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mwambara intwaro zose. Bavandimwe nshuti z'Imana, bene data batuye muri Amerika, Canada, batuye Burundi, abarundi n'abarundikazi turabagumbiriye mu izina rya Yesu. Reka tubwire abumva ikinyarwanda bari muri Tanzania jambo, reka tubwire abari muri Congo nabo bumva ikinyarwanda tubabwire ngo jambo. Uganda masuze mutya, Imana ibahe umugisha. Reka tubwire abandi ngo mbote, mwese Imana ibagire neza. Rero Bibiliya iragaragaje ko isobanura ibintu bikomeye. Ikibazo warumbajije kuki Imana ibyihorera. Paulo avuga ngo twebwe ibisigaye dukomerere mu mwami n'imbaraga z'ubushobozi bwe, kugira ngo tubashe guhagarara tudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Kuko tudakirana n'abantu bafite umubiri n'amaraso, ahubwo dukirana n'imbaraga mbi z'umwijima muri itegeko n'ab'umwijima ngo n'imyuka mibi y'ahantu ho mu kirere. By'ukuri ntabwo ari bya bigirwamana bije kukwishyuza, ahubwo ni ya myuka mibi twakubwira ikorera mu isi, kuko bari connected. Iyo udasenga Imana ubusenga ibyo bigirwamana, kandi ibyo bigirwamana bifata muri izo mbaraga z'umwijima ngo y'ahantu ho mu kirere ifata ibintu byose. Ibikurikiranye noneho icyo gihe kuki yavuze gutya? Ikintu Imana ibishaka kugira ngo wiyumveho ikintu uhinduke ubishaka ku bushake bwawe. Rero kuba ngo tutware intwaro zose z'Imana bivuze ngo muri ya myuka yo mu kirere abadukurikira babyumva nabisobanukirwe, kuko iyi si ni y'umwijima n'abategeka b'isi y'umwijima n'imyuka y'ahantu ho mu ijuru mu kirere ko n'abanyabushobozi. Rero ikintu bakora niki, nuvuga ngo bamaze kwikonekta na bya bigirwamana abantu basengaga nibyo banakoze, noneho bigatuma Satani agira uruhare muri urwo rwego rwo kurwanya abo bantu. Rero kuba Imana icece gatuza abantu bakishyuzwa gutyo, nuko hari indahiro.
rega burya Imana ikunda contract. Indahiro ni nkayo twakwita amasezerano. N'amasezerano ubundi babarahiye ku masezerano yenda ngiye muri droit hari icyo solemn contract, hari izo bita bilateral contract, hari icyo bita unilateral contract. Vuga ngo solemn contract ni contrat ifite ibindi bintu ngomba gusaba, hariho contrat y'abantu babiri, hari nicyo bita contrat y'umuntu ngati ngiyewe nahisemo kuzakora ubuntu muri buryo ukuntu. Izo ndahiro rero niyo yamyuka mibi tubonye yo mu kirere ibangamika bikora, ariko Imana ibikeneye kugomba kubimenya kugira ngo ituro risimbuzwe irindi, igicaniro gisimbuzwe ikindi, rimurajyana igitambo gisimbuzwe ikindi, kuko Imana ikenera ko abantu bamenye ukuri. Niyo mpamvu rero ukwibara ubwo kandi ikindi yo burya Imana nkubwire gahunda yayo ni ukuduha umwana wa Yesu Kristo kugira ngo dukire ibyaha. Ndije cyomba gukora Imana yaragikoze, ariko ibisigaye nitwe tumva ko byikorera. ngira ngo ahari sinzi nimba ndi mukuru urambwira, ngira ngo iby'Imana yihoreye ni ibitambo by'ubutunzi bwo mu isi ndetse na well-being yo mu isi, ariko ibindi byose ayo masezerano ntabwo yadukurikiranye. Ndavuga ko by'ibyaha ni iki, kuko n'ubundi watubwiye ko ibyo bintu byose bitakubuza kujya mu ijuru cyangwa se kuba wera, ariko ubutunzi bwo mu isi ndetse n'ibindi byo mu isi nyine bigengwa na Satani byo bikaba bigoye. So twegera ku musozo, ni iki warenzaho na conclusion noneho tukabasha gusoza? Ndarenzaho ibintu bitatu nihuta cyane nk'umuntu uri kubwiriza. Tubonye ko Aburahamu yateganyirije ahazaza habuzukuru, kandi tumaze kubona ko Yakobo hagezeho kugira ngo ahapfire, Imana yamubwiye ngo ndi Imana ya sokuruza nk'uwatamye cya gitabo. Kandi uko n'umuhungu we ntuze Isaka yaje kujya igererajya gusibura amariba ya se, bivuze ngo ibyo Abafilisitiya bangije byagumye kuba barajongera bisibura. Noneho we ageze mu ngorane atabarwa n'ibyo papa we yakusekuruza yakoze watarabize. Imana iramubwira ngo ndi Imana ya so. N'umutwe ikibazo tubona cyo umunsi wa none rero gikomeye cyane, twe turahasanga nde, byateguwe nande, byakozwe nande, ese uko abo dukomoka barabidukoreye? Niyo mpamvu abantu bari guhomba, abandi bakarwara, abandi bagapfusha, ukabyara umwana ukabona ahindutse umusinzi utabizi, utaranyoye inzoga, ukabona icyaha cy'ubusambanyi kirakurutse mu muryango wawe, ukabona ibyo ucuruje uramanuka, wazamo ukongera kubita hasi. Ibyo byose kubera iki? Ntabwo twigeze duteganyirizwa n'ababyeyi kubaha Imana no kudukura kuri bya bicaniro. So bivuze rero ngo umuntu we urahasanga nde, urahabona nde, urakirwa nande? Imana iramubwira ngo umva nkubwire ya ndi Imana ya sokuruza Aburahamu, nkaba Imana ya so Isaka, iki gihugu ndakiguhaye, uyu mugisha ndawugwe. Ngo nawe arangije ngatora ibuye muri ayo mabuye, sobanura Kristo. Mwavuga ngo hanze hagira urusengero. Urumva deja sekura hisi Beteli, undi aragati nenza hagira urusengero, ngafata amavuta amenaho. Avuga ngo Imana namubwira ngo sinzakureka, sinzaguhana, ntarakora ibyo nkubwiye, nzagendana nawe, nzabikora, nzahugarura amahoro. Urumva iteganyirizwa ry'umubyeyi yabikoze akakira igicaniro, umwana hageze agowe atabarwa n'icyo sekuru yasize yakoze. Urumva bigeze mu makuba bakaba barakumurikiye ibigirwamana, bakaba barakumurikiye ryangombe ry'ababinga, bakaba barakumurikiye n'ibindi byose, bakagukubita imana, bakubita umuriro, bakubita ibyo cyuhagira, bakaguterekerera. Nuhagera mu makuba n'ibyago, ibyo bintu n'ubundi bagushyizemo byo ntizakora intervention. Ko intego ya Satani nuko dupfira mu byaha, nuko dupfira muri karande, nuko dupfa ntacyo tugezeho. Icyo gihe rero ntibizagutabara. Ariyo mpamvu ubona duhura n'akaga, inda zavuyemo, ingo zasenyutse, abantu barwanye. Uzi muri imisi byo kwitema, umva nawe ubaze gutema umuntu urusha imbaraga n'ukuri. Bivuga ko burya muntu afitemo karande y'ubwicanyi nubwo atazi ko abifite. Uko ngira ngo uyu munsi hari utakora ikindi kintu. None urumva
kuko bataduteganyirije. Nk'urugero si mu kuko bataduteganyirije cyaho ngaho. Rero bizatumye tugeze muri za ngorane nibwo ibihombo bigenda, satani akaza akabyisubiza, amafaranga akagenda, abantu bakagenda, abantu bagapfa bakenyutse, abandi bakiyara. Uko burya ikintu nabonye shitani abashaka n'abadayimoni n'ibyo bigirwamana bifitanye no kuko satani ubundi nyirizina burya wajya mu bapfumu, wajya muri mandwa zose, ubundi ni satani burimo. Yego. Noneho nibyo kubyatesha no iki urumva ntitwateganyijwe. Ariko nabwira niki, ubwo mu rugo bataguteganyirije, ubwo dadi ataguteganyirije, ubwo umubyeyi ukubyara ataguteganyirije, ubwo namba bakiza bategeza kubukora icyo kintu kandi uri mu ngorane, hasabwa ikirere. Icyambere gisabwa iyubakira hazaza hawe. Niba uri umumama ubaka hazaza h'abana bawe, niba ari papa ubaka hazaza h'abana bawe, niba ukiri umusore ababyeyi ntabo ubaka hazaza hawe. Nicyo ntashye gusobanura aha ngaha. Ahubaka rero, kuhubaka nta kundi kintu cya mbere ni ukwakira Kristo mwami n'umukiza, yego, ukabona ubugingo. Kabiri nawe nuko bya bitambo batangaga nawe ugomba kubitanga kugira ngo urinde akazi kawe, urinde imibereho yawe, urinde urugo rwawe, urinde abana bawe, uteganyiriza hazaza. Nk'uko twese tutiyambuye mu buryo bw'umwuka wera, twiyambuye ibisekuru byacu mu buryo bw'umwuka wera. Ariko mu buryo busanzwe simbura kwitwa umwana wa papa. Ariko imihango ye nibyo yakoze, habayeho cut off. Yego, nicyo nta kindi abantu bakora. Ko batateganyirijwe ntibiteganyiriza. Ikindi wenda navuga aho ngaho, harawugeze kuvuga uti mbere batangaga umuganura. Hari nk'igihe umuntu agasenga Imana ikamuha akazi, ari umushomeri pe. Noneho byari bikwiye ko atanga umuganura, ko ibivuye mu kazi bya mbere mu by'Imana yamuhaye bakwiye kubereza Imana. Ugasanga rero akazi ni handi umuntu asanga ahuriyemo n'ingorane, asanga harimo n'ibibazo, kavuyeho kandi n'Imana yakamuhaye. Ati se ko Imana yamuhaye kano kazi bigenze bite? Nuko hari amahame yishe. Kandi ibi bintu nubwo banatanga icya 10 ntibikuraho ibyo bintu, kuko hari umuganura, hari uburyo wagiye ukora ibyo bintu byose. Rero abantu benshi bakunda kubitakariza nk'imbaraga, gasanga kazara gatakaje, ubuzima nabutakaje, ahize n'umuhigo. Kuko na kera barahigaga umuhigo, wamara guhigurwa ntaze ngo uhigurwa akashaka byumaho, bityo hakazaho za nkurikizi. Kuko icyo satani akeneye nuko dupfira muri bino bintu. Imana ikaturokora. Ndumva ariho nagarukira. Murakoze. Murakoze cyane. Ngira ngo turekeza ku musozo, ariko ngira ngo nabashimiye. Ibi biganiro biri life changing, hari impact biri kugira ku buzima bw'abantu, hari ikindi kintu biri kongera, yaba muri gospel yo mu Rwanda muri rusange ndetse no wenda no mu Burundi, kuko niho duhuje amateka. Hari impact, hari ikindi kintu biri kongera muri gospel yo mu Rwanda. Tugana ku musozo rero, ndifuza ko mwadusengera, ariko mbere y'uko musenga tugasoza, reka nibutse abantu ko hari igicaniro cyakijwe. Abantu ko ari amasengesho 60 yenda kugeramo hagati. Ikindi kiza ku munsi wa 11. Ikindi ushobora kwandikira nomero y'umushumbi ari aho hasi, irimo mu ibara ry'ubururu, cyangwa se ukamanuka muri description section, harimo link iti ku joiningisha WhatsApp group, ugafatanya n'abandi mu masengesho. Ese ubundi umuntu aba yemerewe kugira icyo cyose? Arabyemerewe. Rero turabashimiye cyane, ndetse n'abari bakurikiye. Hari ukeneye kujya muri groupe, hari n'ukeneye kujya muri broadcast group. Umuntu asaba bibiri. Ukeneye kujya muri iyo groupe ifunguye, akoresha link, kujya nta muntu njya nongeraho. Noneho ukeneye kumbwira ati ngewe shaka komba mu buryo buri private ko nimereye uko, yego, nawe turamwakira akaduha nimero tukamushyira muri iyo groupe ibitazo ubu yibamo, ariko nta muntu muziranye. Iyo groupe ikoyite nayo isa, nayo iriho ayo masengesho nayo. Broadcasting ni broadcast group, urayizi ni groupe ibizwi n'uwayishyizeho, niba uza abarimo bonyine gusa nkanjye mbazi. Hano hakeneye ko amanimero yabo agomba kuba ari ukundi kuntu bitewe n'akazi runaka bakora. Nawe yabikeneye nuko nawe twashyize ibya link kugira ngo ukeneye kumva yajya hamwe muri rusange, kuko ni igicaniro gikomeye cyane. Hari igicaniro giteye ubwoba kuri ry'amazi adudubiza, niko yitwa. Hari igicaniro gifite imbaraga, ariko nushaka ati ndarinda nimero yanjye, arambwira nkamushyira aho hirya ku ruhande kugira ngo abeho gutyo. Murakoze cyane. Nyuma ya WhatsApp hari
hari ubundi buryo buhari? Ndimo ndashakisha uburyo, ko burya ndimo ndashakisha uburyo, ndi gusenga, ndi kwinginga Imana. Ntekereza ko mu gihe kiri imbere Imana imfashije, namaze kubona ibikoresho bikenewe kugira ngo dutangire gusenya live kuri Zoom. Hariho n'abantu bari ku gicaniro, abanyamasengesho, umuntu abareba babona, tugasenga Imana, abantu bakabahoka tubareba, kuko burya bene iyi deliverance ntago ikorwa mu bucecetse, bwo yagiye mukabonana direct, kuko hari igihe ubona umuntu tubona ikintu ukavuga uti uyu muntu, ukareba umuntu mu maso gusa, kuko burya twahawe impano nyinshi no kurakamiye akahita gusa nk'uso mu Rwandiko ruri aho ngaho. Ndimo ndabiteganya, ariko bisaba imbaraga, ariko ndimo ndasenga Imana bizakunda mboneka ekara gato kugira ngo tugane babe bakwireba nini hariya biringaniye, bafite iyo kamera yindi, ibintu bikora gutyo, kugira ngo mu gihe kamera imwe ikora kandi kazi ibyo dahagarika iyo mirimo. Yego, bisaba ama internet aremerera byumva, bisaba ibintu byinshi, ariko Imana yampaye abantu, burya n'ibintu yarabimpaye. Murakoze rero. Ngira ngo mwagira ijambo rito mutwaturaho, noneho tugasoza. Navuga ngo Imana yo mu ijuru itwirukaneho karande zose, ariko tubigiremo uruhare. Ngaho muhabwa umugisha n'Imana. Imana ibampera imbaraga, ibampe icyo umutima wanyu ushaka, kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Nakagaruka.